Igitondo cyiza amahoro y'Imana ndetse n'ibyishimo byinshi bikomeze kubana namwe bakunzi ba Rwanda Mudu TV, dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi mu biganiro by'amakuru y'imikino abagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukareba kuri amakipe 16 akina Rwanda Premier League, tukitsa kuri ekipe ya Rayon Siporo uyu munsi mu gitondo cyo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2025, turi ku munsi wo kuwa mbere, bamwe mugiye mu kazi abandi muri gukorera mu rugo, hari n'abakaboze ejo bazaronka. So tugiye kurebera hamwe rero amakuru azindutse muri Rayon Siporo, na amakuru agomba kwita amenwa n'abakunzi ba Rayon Siporo, na amakuru yihutirwa cyane. Rayon Siporo rero isohoye itangazo ku bijyanye n'umukino wayihuje na Bugesera Football Club, gusa ni nyuma yuko ku munsi w'ejo Minisitiri wa Siporo hari ibyo yatangaje ndetse na Ferwafa hari ibyo yatangaje. Byose nibyo tugiye kurebera hamwe, gusa mbere na mbere reka tumanze dutera icyotezo. Rayon Siporo y'abagore yashyikirijwe igikombe cya shampiyona, ekipe yo mu Nzove yanganyije na Bugesera Women Football Club ibitego 2 ku mukino yaherewe igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere y'abagore, mu gihe AS Mutunda Women Football Club yo yatsinzwe na Police Football Club bihesha itike yo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Rayon Siporo rero Women ya Football Club kuri iki cyumweru nibwo hasojwe shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'abagore, mu mikino 3 yabaye 2 niyo yari ifite igisobanuro kurusha undi umwe watangiweho igikombe cya shampiyona cyegukanwe na Rayon Siporo Women Football Club. Yakipe yo mu Nzove yanganyije na Bugesera Women Football Club ibitego 2-2, ariko ishyikirizwa igikombe kuko yari yaragitwaye kera imaze gutsinda amakipe menshi cyane. Ayo nayo nandi makuru y'ingenzi abakinnyi abafana ba Rayon Siporo mwagomba kumenya ko ikipe yanyu y'abagore yatwaye igikombe cya shampiyona, nubwo ni y'abagabo bitangiye kuzamo zagaragara, ariko nabyo byashoboka ko mwagitwara, nabyo byashoboka ko cyasigaye imikino 2 kandi n'uriya ntago urafatirwa icyemezo. So Ferwafa rero ku munsi w'ejo nibwo yasohoye itangazo rigira riti ubwo twinjiye mu kibazo cya Rayon Siporo nyuma y'imvururu zabereye kuri stade ya Bugesera ku mukino wa Rwanda Premier League wahuje ikipe ya Bugesera Football Club yari yakiyemo Rayon Siporo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025, aho umukino uhagaze utararangira ku minota 52. Turabamenyesha ko ibikorwa byose by'urugomo bibangamira imigendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bitazayihanganirwa. Tuboneyeho kandi kumenyesha iko icyemezo kuri uyu mukino kizafatwa bidatinze n'inzego za Ferwafa zibifite mu nshingano mugira amahoro. Si Ferwafa gusa yatangaje kuko na Minisitiri wa Siporo Nerimo Kazayire yari yatangaje amagambo agira ati mwiriwe neza, hari amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wahuje Rayon Siporo na Bugesera, cyane cyane imvururu zabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya siporo itemewe kandi ihanwa n'amategeko. Ibijyanye n'uko umukino wagenze n'ibyo amakipe yaba afite ingingimira, hari inzego ziteganya amategeko bigomba kunyuramo muri Ferwafa no muri Rwanda Premier League, bigahabwa umurongo natwe Rwanda Sport mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tukazabikurikirana. So reka twigire ku makuru rero ya Murera Rayon Siporo. Kipe ya Rayon Siporo yababajwe cyane bikomeye n'ibyabereye ku mukino wayo na Bugesera. Rayon Siporo rero yatangaje ko yababajwe bikomeye n'ibyabereye ku mukino wayo na Bugesera Football Club wahagaritswe utarangiye kubera imvururu. Ekipe yabitangaje binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri iki cyumweru, aho yanditse iti ubuyobozi bwa Association Rayon Siporo buramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko bwababajwe bikomeye n'ibyabereye kuri stade y'akarere ka Bugesera ku wa gatandatu tariki ya 17 2025 z'uku kwezi mu mikino wahuzaga Bugesera na Rayon Siporo utabashije kurangira. Yavuze ko ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru ndetse ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bushimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibireba mu gushaka ibisubizo byubaka siporo. Yagize iti ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru, gukina mu mucyo no kubahana. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Minisitiri ya Siporo n'izindi nzego bireba mu gushakira hamwe ibisubizo byubaka siporo. Muri iri tangazo Rayon Sport yasoje igira iti turasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira no ko ibisa n'ibyabaye byongera kubaho. Tuzakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru uzira amakemwa ushingiye ku mucyo ubufatanye n'iterambere rirambye. Rayon Sport itangaje ibi nyuma y'uko umukino nawe wa Bugesera wayo
wahagaritswe utarangiye ku munsi wo kuwa gatandatu kubera imvururu z'abafana bayo bakoze ibikorwa birimo gutera amabuye mu kibuga bitewe no kutishimira imisifurire. Itangazo rero Rayon Sport yasohoye wenda ndibasomeye abetari mu buryo bwo busesenguzi riragira riti ubuyobozi bwa Association Rayon Sport buramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko bwababajwe bikomeye n'ibyabereye mu Bugesera kuwa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025 mu mukino wahuzaga Bugesera na Rayon Sport utarabashije kurangira warangiye wabahagarariye ku minota 52. Ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru gukina mu mucyo no kubahana. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Minisitiri ya Siporo n'izindi nzego bireba mu gushakira hamwe ibisubizo byubaka siporo. Turasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira ko ibisa n'ibyabaye byongera kubaho mu mupira w'amaguru wacu. Tuzakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru uzira amakemwa ushingiye ku mucyo bufatanye iterambere rirambye. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport murakoze. Ibi bibaye Rayon Sport mbere y'uko imikino itatu itangira yari yandikiye Ferwafa urwego rw'umupira w'amaguru hano mu Rwanda rusaba ko bareba uko imikino yahabwa abasifuzi bakomeye kugira ngo hatazagira ikibazo kivukamo. Gusa Ferwafa ikaza kwandikira Rayon Sport ibaruwa igira iti ibyo mwatubwiye turaza kubikurikiraho utebe byari byo. Gusa byaratunguranye kubona uyu mukino warahawe abasifuzi batari bitezwe. Ferwafa ntacyo yabikozeho. Nyamara abantu benshi bakomeje kugenda bandika bati Ferwafa izakoreshano kandi Ferwafa ibyayo ntatuzi uko bizagenda. Iyi Ferwafa yatumye ikipe y'igihugu Amavubi iterwa mpaga ikomeje kugenda yangiza umupira wo mu Rwanda. Iyi Ferwafa ntabwo ivugwa neza muri uyu mwaka w'imikino, ntabwo ivugwa neza kuko wa mugani ni Ferwafa yatumye haterwa mpaga ikipe y'igihugu Amavubi. So rero kuba Rayon Sport yari yandikiye bisaba ko yahabwa abakinnyi abasifuzi bakomeye kuko ari imikino itatu ikomeye irimo amakipe ashaka igikombe n'amakipe atashaka n'amandi makipe harimo kumanuka. Bivuze ko Ferwafa igomba gutekereza ikayiha abasifuzi bakomeye hatagira ikipe irenganwa. Hatagira ikipe irenganwa ikabasha kuba yamanuka cyangwa se irenganwa igatakaza igikombe. Nibyo byabaye rero. Rayon Sport yimwa penalty ihabwa Bugesera. Abafana ba Rayon Sport mu bicu batihe ntibishoboka ishano riraguye. Nicyo cyatumye rero n'umukino uhagarara bati nibave mu kibuga abakinnyi. Hanyuma rero amakuru yarari muri Rayon Sport muri iki gitondo naya Rayon Sport yasohoye itangazo igaragaza ko itanyuzwe ndetse itanishimiye ibyemezo byavuye mu mukino wayihuje na Bugesera utararangiye. So kandi subscribe hano kuri Rwanda Mood TV kugira ngo tujye tubana nawe buri munsi mu biganiro byose babigezweho, kandi like uduhe n'ibitekerezo byawe uko wifuza uko byagenda aho ngaho muri comment tubyeti ndifuza ko byagenda gutya, hanyuma ubundi sharing video. Ciao ciao, hasta la vista.